ni intambwe ikomeye, ni intambwe nziza gushyiraho amahame, ni intambwe nziza ituma umuryango uguma kuba ari umwe. Muri rusange amahame navuga ko ari nk'umurongo ngenderwaho cyangwa nk'icyerekezo umuryango uba ufite. Dufite icyerekezo kimeze gutya na gutya, tugiye muri uyu mwaka tuzitwara dutya. Caractéristique mu gifaransa ni caractères z'umuryango. Uvuga ngo ujya wumva hirya no hino bwangu umuryango kwa runaka ngo uteye gutya na gutya, ngo bateye gutya, burya kenshi aba ari amahame yabo nyine bagenderaho nk'umuryango. Urumva ukajya kumva ngo umwana wo kwa runaka ngo saa 12 ngo abahageze mu rugo, ntashobora kurenza saa 12 ngo atarashyika mu rugo. Ngo uriya mugore ngo buriya ngo kuriya ngo mureba ngo ntashobora kurenza saa 1 ngo atarashyika mu rugo. Ayo aba ari amahame nyine, niryo hame ryabo bashyizeho. Family subscribe, like na comment. Murakaza neza muri Shiro Natural Hair. Nkuko mubibona twakiriye umukiriya kugira ngo tumushyiremo vitamine, turi gutunganya umusatsi we tuwurambura kugira ngo tubone ko dushyiramo vitamine. Tumushyiramo vitamine yitwa keratine, vitamine nziza ituma umusatsi ubyibuha ukaba muremure ukarambuka ntucikagurike. Nkuko mubibona turi gushyiramo hose mu musatsi we. Tugiye kumushyira muri kasike. Kuko mubibona umukiriya muri kasike kugira ngo umusatsi wumuke, vitamine ibashe gukora neza. Tugiye kumumeseramo, tumaze kumutunganya, tumushyiremo livini. Kuko iyo umaze kumeseramo umukiriya hari umusatsi uba wasobanye. Umusatsi rero ukarambuka neza, udacikagurika, umeze neza. Kuko mubibona umukiriya rero tumaze kumumeseramo no kumusesha, tumushyiremo amavuta ya oil twitunganyiriza, amavuta meza kuza umusatsi, atuma umusatsi ukura ukamera neza. Kuko mubibona tumusigiramo amavuta y'ubwoko butandukanye. Umukiriya ameze neza, arishimye, umusatsi we urarambutse nk'uko yabyifuzaga. Tumushyiremo igituta. Bakunze b'ikiganiro cyacu turabasuhuje kandi turabakunda, aho muri hose hirya no hino ku isi. Nukuri tubifurije amahoro n'umugisha, basabiye kugubwa neza, basabiye kugira amahoro n'umutekano bituruka ku Mana, basabiye kugira ubumwe, basabiye ibyiza byose mwifuza. Imana ibibahe. Niyo mpamvu rero kubera kuko mudushyigikira, kubera kuko mudukurikira, kubera kuko mutuba hafi muri ibi biganiro byacu, kubera ko mukanda subscribe, kubera ko mukanda like na comment, nukuri tubasabiye umugisha. Ibyo bintu rero mukora nibyo bituma kugera iyi saha, nibyo bituma dukomeza gukora, nibyo bituma dukomeza kuganira. Kubera kuko ibyo mukora byo kudushyigikira ni ingenzi cyane kuri ibi biganiro dukora, ni ingenzi cyane muri iyi industry turimo. Niyo mpamvu rero niba wowe usigaye utarakanda subscribe, niba usigaye utarakanda like, niba usigaye utajya uduha commentaire mu biganiro dutanga, niba usigaye utajya utanga ibiganiro hirya no hino ku bashuti bawe nabo ngo babyumve bibubake, bitume bakomera mu miryango yabo, ibyo bintu ukaba utajya ubikora, nawe bikore. Uzaba udushyigikiye, uzaba udufashije, uzaba utabaranye natwe. Ko Bibiliya iravuga ngo abajyana n'abandi gutabara nibo bazagabana umugisha w'Imana. Ubwo rero uwo mugisha nawe tuzawugabana kubw'ingo nyinshi zizaba zubakitse kubera inama dutanga, kubwo ibintu byinshi bizaba byakemutse mu miryango kubera inama dutanga. Wowe uzaba wadushyigikiye, nawe uzaba wabitanze bikashyika kubo bigenewe, nawe tuzasangira umugisha. Yego, tumaze iminsi rero tuganira ku cyo twakora kugira ngo imiryango yacu imere neza. Twaganiriye ku cya mbere, ubwo niba utaragikurikiye ndakwinginga kugira ngo usubire inyuma gatoya urebe video twatangiriye. Tuganira ku cya kabiri, ubu rero uyu munsi wa none naje ngo tuganire ku cya kangahe? Ku cya gatatu. Cya gatatu, kugira ngo navuze ko iki kiganiro tuzakigira mu gihe kirekire, kuko tuzagisesengura bifatika kugira ngo abantu babyumve neza, binjire neza muri ibi biganiro byacu, ubundi bumve intego neza,
wumve icyo bakwiye gukora kugira ngo tugire imiryango imeze neza, imiryango izira amakimbirane, imiryango izira amatiku, imiryango izira amacakubiri, imiryango izira donc tube dutuje rwose tumeze neza. Bizaturuka muri nge, bizaturuka muri wowe, bizaturuka mu bufatanye bwacu bwawe n'umufasha wawe ndetse n'abana bawe, niho bizaturuka. Aho rero biradusaba rero kugira ngo tubyiteho, kandi nitubyitaho bizatugira umumaro, bizadufasha, bizatuma imiryango yacu ikura ikomera, bizatuma imiryango yacu igira imbaraga bitewe n'iki n'ukuntu twagiye twitwara. Mukurikire ibiganiro byacu kugira ngo tuzubake kandi zigire gute zikomere. Mwumve izi nama tubahereza, mwumve izi nama dutanga, kandi rwose mujye mukunda kureba ibi biganiro byacu, mujye musubira inyuma rwose mu byumve, mu bisesengure, kuko bizatugirira umumaro, bizatugirira umumaro, ariko ubwira uwumva ntabwo avunika. Tuganira rero, tuganira ku cyo twakora kugira ngo tugire imiryango myiza, imiryango izira ibibazo, imiryango izira amatiku, imiryango yubatse neza y'icyitegererezo. Twaganiriye icyambere, twaganiriye kugira igihe cyo kuba hamwe nk'umuryango, nicyo kintu twaganiriyeho bwa mbere. Icya kabiri twaganiriyeho ni ugushyiraho ni ukuganira mu muryango, kugira igihe cyo kuganira. Hari ukugira igihe cyo kuba hamwe, ibintu byose mukabikorera hamwe, mukagira utuntu twinshi tubahuza, mukagira igihe cyo kwicarana, urumva. Noneho rero icya kabiri kwari ukugira igihe cyo kuganira nk'umuryango, mugafata umwanya mukaganira ntawe ubuzemo, buri wese akavuga ikiri ku mutima we, akavuga n'ikibazo afite, bigatuma umuryango umenya uburyo wabayeho, uburyo donc ibikurimo n'ibitekerezo byawe, nawe ukamenya iby'abandi mufatanije umuryango. Kandi yego, noneho icya gatatu rero nicyo ngira ngo tuganireho, aricyo cyitwa gushyiraho ingamba, cyangwa se gushyiraho icyo twakwita amahame. Yes, gushyiraho amahame y'umuryango rero, icyo cya gatatu ngira ngo tuganire. Hanyuma gushyiraho amahame y'umuryango, umuryango ukwiye kubaho ufite amahame ugenderaho nyine nk'umuryango, mukwiye kubaho mufite indangagaciro z'umuryango, mukwiye kubaho mufite uburyo mwebwe mutwara ibintu byanyu, umuryango wanyu, mutagendeye kuvuga ngo umuryango wa runaka ngo ubigenza gutya. No, mugomba gushyiraho amahame yanyu nk'umuryango mugomba kugenderaho. Umugabo mu rugo agashyiraho amahame ye, urumva, akayumvikanaho n'abanyamuryango be, noneho amahame yanyu agashyirwa mu bikorwa, akaba ariyo mugenderaho. Ni intambwe rero nziza, ni intambwe nziza yo guteza imbere, ituma umuryango utera imbere, intambwe ikomeye iteza imbere umuryango. Yes, urumva, ni intambwe ikomeye, ni intambwe nziza. Gushyiraho amahame ni intambwe nziza ituma umuryango uguma kuba ari umwe, ukaba umwe. Muri rusange amahame navuga ko ari nk'umurongo ngenderwaho, cyangwa nk'icyerekezo umuryango uba ufite. Dufite icyerekezo kimeze gutya na gutya, tugiye muri uyu mwaka tuzitwara dutya. Caractéristique mu gifaransa ni caractère z'umuryango, ni ukuvuga ngo ujya wumva hirya no hino uvuga ngo umuryango kwa runaka ngo uteye gutya na gutya, ngo bateye gutya. Burya kenshi aba ari amahame yabo nyine bagenderaho nk'umuryango. Urumva, ukajya kumva ngo umwana wo kwa runaka ngo saa 12 ngo abahageze mu rugo, ntashobora kurenza saa 12 ngo atarashyika mu rugo. Ngo uriya mugore ngo buriya ngo kuriya ngo mureba ngo ntashobora kurenza saa 1 ngo atarashyika mu rugo. Ayo aba ari amahame nyine, niryo hame ryabo bashyizeho. Urumva, ugasanga
rimwe na rimwe hari ahantu ugera bakakubwira ngo n'umupangaje uje gupanga muri urwo rupangu urumva yarengeje isaha bafunze, yarengeje isaha asanga bafunze kugira ngo azafungurwe bikamubera iki ingorane. Iyo nyine aba ari amahame y'iki y'umuryango, nuko uwo muryango nyine wabishyizeho, kandi nawe niba uhaje n'ubwo buryo ugomba kubyubahiriza kuko waje muri uwo muryango. Sibyo? Urugero rw'amahame umuryango buri ugira, tuvuge nk'urugero mushobora gushyiraho mukavuga muti ubumwe n'ubwuzuzanye. Iryo ni ihame umuryango uba ukwiye kugira. Umuryango ukwiye kuba ari umwe, banuzuzanya mu buryo bwose bushoboka. Attention, kuzuzanya ngewe nababwiye ko ibintu by'uburinganire ntabwo ngewe mbishyigikira, ahubwo nshyigikira ko abantu buzuzanya, ntabwo nashyigikira ko abantu baringanira, kuko n'Imana ntabwo yigeze ituringaniza. Muzanyumve neza nk'uko mbivuga, Imana ntigeze ituringaniza. Imana yaremye abarebare irema n'abagufi, urumva, irema umugore irema n'umugabo. Kubera iki se umugabo itamugize umugore ngo umugore mugire umugabo? Nuko nyine yabonaga ko abo bantu bombi bari bakenewe kandi bakeneye kuringanira, kuzuzanya, badakeneye kuringanira. Kuko ishaka ko baringaniza yari guhuza umugabo n'umugabo, igahuza umugore n'umugore, urumva. Ariko noneho yatandukanije nyine abantu, bamwe bagira abagabo abandi bagira abagore, irangize ishyiraho ko umugore azabana n'umugabo we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Umubiri umwe rero ntabwo bivuze kuringanira, ahubwo bivuze ko buzuzanya. Umwe ibyo abuze undi akamwuzuza. Umugore ibyo abuze umugabo akagira gute? Akamwuzuza. Umugabo ibyo abuze umugore akagira gute? Akamwuzuza. Noneho rero hari icyambere twari turimo tuvuga, ni ubumwe n'ubwuzuzanye bugomba kuranga mu muryango. Abantu burya baba bakwiye guhuza imbaraga, baba bakwiye guhuza ibitekerezo, bagahuza ibikorwa, bagafatanya nyine muri byose, bakaba umwe. Icya kabiri ni ubunyangamugayo. Abantu bakwiye kuba inyangamugayo, umuryango wanyu ukwiye kuba inyangamugayo, ukwiye kuba inyangamugayo rwose. Mukwiye kuba inyangamugayo, ukwiye kuba umupapa w'inyangamugayo, ukwiye kuba umumama w'inyangamugayo, n'abana banyu bakwiye kuba inyangamugayo mu byo muvuga no mu byo mukora. Mugerageze rwose mu inyangamugayo, mugerageze mu inyangamugayo mu byo muvuga, mugerageze mu inyangamugayo mu byo mukora, urumva, nibyo bizabahesha icyubahiro mu muryango wanyu, nibyo cyahesha icyubahiro mu muryango wanyu. Kuko igihe cyose urumva burya hari igihe umugabo hari ibyo ataba agomba gukora bitewe no guharanira kuba inyangamugayo no kurinda ubunyangamugayo bwe. Kabone nubwo ibyo bintu byari buzana amafaranga, nubwo ibyo bintu byari butume muva ku rwego ruriho mu mitungo mukazamuka, ariko mukaba mudashobora kubikora kubera ko mwebwe mushaka kurinda icyubahiro ubunyangamugayo bwanyu. Hari umuevangeliste umwe wajya gukunda kutwigisha kuba inyangamugayo, yarikundaga cyane iryo jambo. Ndamusengera aho ari hose Imana imufashe, Imana imumugisha, kandi ibibazo byose yaba arimo Imana imutabare. Ntabwo ndi bumuvuge mu mazina, kumuvuze mwahita mumumenya, abantu benshi mwamumenya, ariko ndamusengera aho ari hose, musabiye ubufasha buturuka ku Uwiteka. Ubwo hari impamvu itumye mbisaba gutyo. Ariko icyo nshatse kuvuga ni iki? Nshatse kuvuga ko umuntu agomba kuba inyangamugayo. Inyangamugayo buriya biruta ibindi bintu byose umuntu abamo. Biruta ibyakuzanira amafaranga, kuko Bibiliya iravuga ngo mwiyange mwitange, ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo byera bizima bishimwa, ngo niko kuyikorera kugize gute gukwiriye. Ntabwo kuyikorera ari ukujya gutanga amafaranga mu nsengero n'ibiki byose, oya, kuyikorera gukwiriye nuko umuntu aba igitambo kizima cyera gishimwa. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ukuva mu byaha, kuko Bibiliya ni kwivuga ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Noneho icya gatatu ni uko umuryango wanyu mugomba kugira urukundo. Ubwo ndimo ndavuga amahame akwiye kurangwa mu muryango wawe.
amahame umuryango ukwiye guhitamo ukavuga ati twebwe tugiye kubaho dukundana urukundo mukagira n'impuhwe tukari abantu batagira impuhwe namba hariho abantu batagira impuhwe hari umuryango wajyamo ugasanga bari gutera imigeri bari kuvuga ati toka dusohokere mu muryango genda batabanje no kumenya n'iki kugenza urumva hari igihe nyaganira n'umuntu akambwira ati hari umuryango umwe bajyaga gutura wabashyira ikintu wabatuye wabashyira ikintu noneho bakagusuzugura kubera ko ngo muri abakene noneho bakakubwira ngo fata ibintu byawe usohokere ngaha muri ubu kugenda kubera ukuntu ngo babonaga uri umukene udakwiye kubatura izo ntabwo ari indangagaciro z'umuryango ibyo si byo dukeneye si yo mibereho yego impamvu yagutuye icyo ngicyo nk'uko ari cyo afite kandi mu mutima yumvaga yifuza kugutura ntabwo nta mpamvu yo gupfobya igitekerezo cyiwe mugomba rero kugira urukundo mukagira n'impuhwe ugaterana inkunga ugatega amatwi mugenzi wawe ugatega amatwi abandi ugatega amatwi abantu bari kukuganiriza nta gucirana imanza mu muryango ugasanga urimo uracira murumuna wawe imanza urimo uracira mushiki wawe urubanza ntubanje kumenya n'impamvu icyo kintu cyamubayeho cyangwa ntubanje no kumenya n'icyo igitumye avuga ibyo ngibyo ahubwo uhise ujya kumujajinga ibyo mujye mwirinda rwose mu muryango hari amahame ataba agomba kugaragara mu muryango ahubwo hari amahame meza agomba gufata umwanya mu muryango wanyu hanyuma icya kane ihame rya kane navuga ni ubwubahane buri wese akubaha mugenzi we ukamufata nk'umuntu ufite agaciro ugafata mugenzi we nk'umuntu ufite agaciro kandi ufite umumaro kabone nubwo byagenda gute ariko umenye ngo uwo muntu niwe ufite agaciro kurenza abandi bantu bose babona hanze umugabo wawe niwe ufite agaciro kurenza ibindi bintu byose umugore wawe niwe ufite agaciro kurenza abandi bantu bose abana bawe niwe bafite agaciro kurenza abandi bantu bose ababyeyi bawe niwe bafite agaciro kurenza abandi bantu bose banza uhereza agaciro abo mubana mbere yo gutekereza kugahereza n'abandi ubwubahane rero buba bukenewe mu muryango ubwubahane buba bukenewe mu muryango abantu baba bakeneye kubahana nutubaha wowe ukeneye kubaha wowe utubaha ukeneye ko umugore wakubaha kandi wowe utamwubaha ukeneye ko umugabo wakubaha kandi utamwubaha wowe ukeneye ko umugabo waguha agaciro kandi wowe utakamuha ukeneye ko umugore waguha agaciro kandi wowe utakamuha ukeneye ko abana baguha agaciro kandi wowe utakabaha ukeneye ko ababyeyi baguha agaciro kandi wowe utakabaha ntabwo bikunda wowe ni mwubahane icya gatanu mugomba gukorana umurava ndetse n'ubushake mu bintu byanyu byose mu byo mukora mukeneye gukorana ubushake mu muryango mukeneye guharanira iterambere ry'umuryango kandi mugakorera hamwe mugamije iterambere ry'umuryango mugomba gukorera hamwe mugamije iterambere ry'umuryango mugamije kugera ku bintu byinshi mugerageje mu Faransa yaravuze ngo union fait la force gushyira hamwe burya nicyo kintu gituma abantu ariko nimutatana haba mu bitekerezo haba mu magambo haba mu bikorwa byanyu nimutatana nta kintu muzageraho uzasanga nyine muhora mwizengurukaho ahubwo mujye mushonga mukura nk'isabune iterambere ryanyu rijye rizamuka nk'isabune isabune buriya iterambere ryayo ni uko iyo uyisize umwenda irashira wasiga undi igashira ikageraho ikaba akayuzi ikarangira umuryango wanyu uri ukwiye gushyira hamwe nicyo kintu kizatuma iterambere ryanyu rigira gute rizamuka mugakora ibintu byanyu muri kumwe mugakora ibintu byanyu mufatanyije hana gutererana icya gatandatu mugomba no kubaha imana mugomba kwishyira mu bintu byanyu mukora imiryango yanyu ikwiye kubaha imana mwubaha imana
muri Yobu niho handitse ngo kubaha Imana kubaha Imana nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kugira gute kujijuka. Ubwenge umuryango wanyu ufite ugomba kugira nubwo kubaha Imana. Umuryango wanyu ugomba kubaha Imana mu byo mukora byose, mu mahame mushyiraho, mushyireho ihame ryo kubaha Imana mu muryango wanyu. Muyubahe namwe kuko Imana yo muyubaha nayo izakubahisha. Imana nuyishyira imbere, urumva ibintu byawe byose bizagenda neza kuko washyize Imana iki imbere. Mudateye waraza ni ihame mugomba kugira mu bintu byanyu. Rero mu muryango wanyu mubaha Imana. Umuryango wubaha Imana nawe umera neza. Umuryango wubaha Imana uba urimo umwuka wera, kandi umwuka wera iyo uri mu muryango ibintu byose bigenda neza. Niyo ikibazo kije ntabwo giteza saka, mukiganiraho mukakereka Imana, Imana ikabafasha kugikemura cyangwa se ikabereka inzira mugikemuramo kigakemuka kidateje ibibazo, kidahutaje abantu. Cya karindwi, mugomba kugira amahame y'ukuri. Amahame y'ukuri, amahame meza, apana kugira amahame mabi. Ntabwo umuryango wanyu ukwiye kurangwamo ibintu bibi, ibintu bibi bishobora kubangamira rubanda, bishobora kubangamira abandi. Oya, umuryango wanyu ukwiye kubamo ibintu biteza imbere abandi, biteza imbere mwebwe ubwanyu, bigateza imbere n'abandi, mukabikuraho. Nk'uko nyine nanjye naje kuri uyu murongo kugira ngo nteze imbere imiryango, kugira ngo nteze imbere abandi, kugira ngo nteze imbere abandi. Ubu ndigewe mba ndi gukora kugira ngo mbateze imbere. Ndi kubagira inama kugira ngo mbateze imbere, kuko ibi ni mubikora muzatera imbere. Muzatera imbere se, ibi ni mubikora muzatera imbere, ntabwo muzatera inyuma, muzatera imbere. Ibi rero mba ndi kubikora kugira ngo nanjye mbateze imbere, si byose? Ubwo rero kubera iyo mpamvu namwe mu muryango wanyu nimugira ibintu byibuza bishobora gutuma abandi batera imbere. Cya munani, ni ukugira ihame ryo kurera abana neza, kurera abana mu muryango wanyu, abana bakagira indero. Indero mukaziba, cyo kintu mukacyitaho cyane, kuko nimutacyitaho abana bazakura nabi. Nibakura nabi ntabwo nabo ubwabo bizababangamira. Hari igihe uganira n'umuntu ukumva yanga ababyeyi be ngo kubera ko batamwitayeho, kubera ko batamureze neza, ukumva aricuza, aravuga ko nta rukundo rw'ababyeyi yigeze abona. Mu gihe mugifite iyo kaziyo yo kuba mufite abo bana mukiriho, abo bana rwose nimukore ku buryo abo bana bazajya babirahira bavuga ati ababyeyi bacu batwitayeho, batureze neza. Murera abana banyu neza, muhendere ikwiye, icyo kintu gikwiye mu muryango wanyu. Icya cyenda, mukwiye kwita ku mutungo wanyu, kandi mukita no ku buryo mugomba kuwuteza imbere mufatanije. Umutungo wanyu mukawitaho mufatanije, mukawuteza imbere, mukawurinda impungu n'ingezi, mukawurinda mukiga uburyo mugomba kurinda ko umutungo wanyu. Abana bakumva ko umutungo wabo ari umutungo wabo. Ubwo ni ugutahiriza umugozi umwe. Ngo nawusobanuraho byinshi, ariko reka mbivugeho bikeya kugira ngo tudatwara umwanya munini. Nambwiye ko ibiganiro nzajya nkora ari ibiganiro bigufiya, mureba ntimurambirwe, ariko bikaba bigusha ku ntego, sibyo? Noneho ikindi kintu mugomba kugira ni ukwibuka umuryango wanyu no kubaha abakurambere banyu, abababanjirije, ndavuga abatambutse batakiri mu muryango wanyu. Iryo hame naryo burya riba rikenewe mu muryango. Hasigaye rero mwebwe iyi ntego nyamukuru y'iki kiganiro ni uko mugomba kugira amahame, kandi amahame meza mu muryango wanyu. Icyo cya gatatu nagira ngo tuganireho. Amahame ni urugero ndimo mbahereza rw'amahame akenewe mu muryango, ariko ayo mukeneye ni menshi, mushobora no kwandika mukagira 100. Mvuze kudupuro nk'icumi gusa, ariko mushobora no kwandika amahame menshi mukagira n'100. Birabasaba rero mwebwe kwicara mugashyiraho amahame umuryango wanyu ugenderaho, kandi mukagira gute, mukayubahiriza mwese. Bizabafasha, bizatuma umuryango wanyu umera neza, bizatuma umuryango wanyu wiyubaka, bizatuma umuryango wanyu utagira ibibazo byinshi, kubera ko hari ibintu byinshi muzaba muhurireho, hari ibintu byinshi muzaba mwubahiriza mu muryango wanyu, kandi hari ibintu byinshi muzaba mwarubatse, kandi ibyo bintu mwubaka mu muryango wanyu biba byiza iyo mubihuriyeho,
kandi mukabikora mufite umutima mwiza n'umutima utuje. Yego, cyane cyane mutegana amatwi, mwiyumvanamo, urukundo rukiyongera, gukorera hamwe bikazamo bikiyongera. Icya gatatu aricyo navana ku mwanya wa gatatu ubwo nkakizana ku mwanya wa mbere, Bibiliya iravuga ngo mbere na mbere Imana, kandi ndashaka ko umuryango wanyu wubaha Imana, kandi imiryango yubaha Imana, imiryango ifite ibyo bintu byose itorero ribazima, imiryango ifite ibyo bintu byose igihugu kiba kizima, imiryango ifite ibyo bintu byose amahoro arasendera ahantu hose, muri y'umuryango umeze neza, imiryango y'aho hantu imeze neza, ibintu bigenda neza, haba hari umwuka mwiza, haba hari umuyaga umeze neza, urumva haba hari amahoro aturuka ku Uwiteka bitewe n'uko namwe mwabigize mwiki. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, murakoze cyane, mukomeze mubane natwe, mukomeze mukande subscribe, mukande like, mukande comment, muduhe comment kuri ibiganiro uko mubyumva. Abantu bari kujya babikora rwose ndabashimira, abantu bari kujya batwitaho ndabashimira rwose, mu intwari. Mukomeze rero n'abandi, mukomeze muze mube benshi, mukomeze muze twubake ubumwe, twubakire umuryango wa Family TV, dukomeze tuwubake, tuwagure, waguke, abantu bose mwese muze rwose, muze dufatanye, mureke kujya mu matiku, kuko amatiku nta kintu azabamarira. Ariko ibingibi ndi kubabwira ngenda bizi ko bifitiye akamaro, kurenza uko mwajya hariya ngo abantu bari kwerekana ubwambure bwabo, ngo abandi ngo bari kwerekana, ngo hari cano zimwe numvaga abantu bavuga ngo abapasiteri ngo berekanye mu bwambure, ngo abandi ngo berekanye umubiri yabo, ngo bari kwerekana ibyumba byabo. Kumva abantu benshi bagiye muri ibyo ngibyo n'ibyo bari gukurikira gusa, kurenza uko bari gukurikira inama zacu turimo tubahereza, kandi zakagombye kuba zibagira imiryango. Impamvu ibyo bintu biri kujya biza ku YouTube gutyo, impamvu ibyo bintu biri kujya biza gutyo, ni ukubera ko abantu benshi bameze nk'aho bamaze guta indangagaciro z'umuryango. Kuko ntabwo waba uvuka mu muryango wiyubaha kugenda ujye kugaragaza ubwambure bwawe kuri YouTube. Uri umuntu w'umugabo ngo w'umupasiteri, ntabwo waba ufite indangagaciro z'umuryango, uwo mu muryango ufite amahame meza, ngo ujye kwerekana ngo uri umukobwa, ngo ujye kwerekana ngo mu cyumba cyawe. Urumva, ni ukuvuga ngo abantu benshi barimo barata indero bahawe n'ababyeyi, barimo barasebya ababyeyi bababyaye, kandi mu by'ukuri ni ukuri murabasebya. None ugasanga n'umuntu w'umubyeyi wabyaye ufite abana arera, ukajya kumva ngo arajya kwikinisha ngo kuri YouTube, ngo kuri voice, ngo kuri video, ngo call, ngo akari kujya kwikinisha akayohereza runaka, ngo abadiaspora n'ibiki. Abo badiaspora mwohereza muri ibyo bintu ni iki babahaye? Mwagerageje mukagira indangagaciro z'umuryango, mwagerageje mukagira indangagaciro nziza, mwagerageje mukagira amahame meza. Ese ubwo niba uhamagaye n'umuntu ukamubwira ati rero ngaho nyereka, akakwereka, ese ubwo ni ngombwa kujya kubizana kuri isi yose ngo ibimenye ko ari wowe washaka ko akwereka, se washaka ko yereka isi yose? Nyine mu by'ukuri namwe ubwanyu, abo bantu nabo ubwabo nibo bari kwishyira hanze. Ubwo rero njyewe icyo nshaka ni uko twubaka imiryango ifite imbaraga, ifite indero, ifite ubuzima bwiza, mukareka ibyo bintu by'amafuti rwose. Nta kintu bitwunguye, nta kintu byunguye. Si inama, iyo ni inama nziza koko. Ibintu bari kuzana rero ni ibintu bitari byo. Njyewe ngira agahinda nyine yo mbona twebwe dutanga inama nzima zishobora guteza imbere abantu, zishobora guteza imbere imiryango. Ejo tuzabashyiriraho n'ibizajya bituma imiryango yanyu itera imbere, izamuka. Twaje bitangiye nabyo turimo, nibyo turiho. Ariko abantu ntabwo twebwe batwitaho, abantu badushyigikira, ahubwo ukagira ngo abantu benshi barundumukiye mu byo gushyigikira ibintu by'amatiku, ibintu byo kwikinisha kuri video call, ibintu byo kugira gute, mu byo kwerekana ibintu by'abantu ngo batazareka gusambana, ngo njyewe sinzibireka ngo ndidekaraye ngize gute. Ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga n'ibyo ngibyo abantu bakurikiye. Ibyo se inyungu bizaguha niyi? Ariko twebwe izi nama tubahereza ni inama zibafitiye akamaro, ni inama mushobora gushyira mu bikorwa ibintu bikagenda neza.
ni inama mushobora gushyira mu bikorwa umuryango wanyu ukamera neza, umuryango wanyu ukaba uzi ko ahantu muri ibyo mukora akazi murimo aho muri hose ukaba uvuga ati umuntu wacu uko byagenda kose ari amahoro bitewe n'uko mwakurikije izi nama tubahereza. Nibyo rero mwebwe mukande subscribe, mukande like, twubake umuryango munini wa Family TV, twubake umuryango munini. Impamvu mbiboherereza kuri WhatsApp, ku matelefone, kuki abantu benshi wenda bari gutekereza ko baba batekereza ko ibi bintu tubikora kugira ngo tubone amafaranga. Gusa amafaranga ari he? Amafaranga yo kuri YouTube ko mubizi waba utaragira n'abasubscribe n'ibihumbi 200, utagira n'ibihumbi 200 by'abasubscribe ukavuga ngo uyu muntu ngo yabonye amafaranga ngo ntabwo twamushyigikira. Ntabwo ari byo. Ingiye tubikora kubera ko ni talani, ni intego twahisemo kugira ngo dufashe abantu, dufashe abanyarwanda, dufashe isi yose. Abantu bafite ibibazo mu ngo, bafite imiryango, babona inzira yabasha kubasohora muri ibyo bibazo, babona inzira yabasha gutuma imiryango yabo ituze ikamera neza. Nicyo kintu cyaduhagurukije, niyo nzira dufite. Ubwo rero wowe udushyigikira, ubu udufashije kuganiriza aba bantu, wowe ukora subscribe, ubu udufashije gufasha aba bantu. Tuba dufatanije mu rugendo turimo rwo gufasha iyi miryango nyarwanda kugira ngo imere neza. Twe ntabwo turi abanyamakuru, ahubwo turi abajyanama, turimo turagira inama abantu, turabakansara, turimo turakansaringa abantu, turimo turakansaringa imiryango yenda gusandara, yenda kugira ibibazo. Kandi ubikurikiye neza izi nama dutanga zifite umumaro, zifitiye umumaro abantu, zifitiye umumaro igihugu, zifitiye umumaro ababyumva bose, zibafitiye umumaro. Nimudukurikire rero, nimudushyigikire. Ntabwo biteye ipfunwe, ntibiteye isoni kudushyigikira, ntabwo biteye isoni gukanda subscribe, ntabwo biteye isoni kuduha commentaire, kuko nabo ngabo bikinisha ku mantuza ku mavideo n'ibiki byose, nabo ngabo birirwa bavuga amatiku, birirwa bavuga abagenzi babo ngo bamanuka kuva hasi bakabavuga n'imyenda bambariyeho, murabakurikira kandi mubaha subscribe. Natwe rero nimudushyigikire, ntabwo tubabuje no kumva ibyo mwumva no gukurikiza cyane muzikurikira, ntitubabujije, ariko n'izi nama nazo nimuzikurikiye nazo nimuzishyigikire, kuko bizadufasha kugira imiryango imeze neza, bizadufasha gukomera, bizadufasha kubaka ubumwe bw'umuryango wanyu, bizadufasha kubaka ubumwe bw'imiryango, budufasha kubaka ubumwe nyarwanda. Ubumwe nyarwanda. Murakoze rero, ibiganiro byacu nababwiye nakagaruka, tuzaduhora tuza tuganire, kandi bizajya bidufasha mu buzima bwacu, bizajya bidushyigikira, bizajya bituma dukomeza kuza tuganire. Kandi ibiganiro byacu muze mubisharinga bishyikiye hirya no hino, umuntu wese uzi inshuti yawe umwohereza ikiganiro, umwohereza video ayireba, akore subscribe, ubundi twubake umuryango ukomeye, twubake umuryango ufite imbaraga, umuryango ufite ireme. Sawa, Imana ibahe umugisha abantu mwese mudukurikira, Imana ibahezagire cyane abarundi, Mungu awabariki wakongomani wote, Mungu abariki wa Tanzania, wa Kenya, wale watu wote, Mungu awabariki sana, Mungu awabariki sana. Tunawapenda, Mungu awabariki sana. Que Dieu vous bénisse. Tous les gens qui comprennent le français, qui peut parler le français, qui peut comprendre le français, mais qui suit nos vidéos, qui suit nos conversations, que Dieu vous bénisse. Murakoze cyane rero, ibiganiro byacu nakagaruka. Imana ibahezagire cyane.